ese ni kuki, ntega amatwi neza, ese ni kuki abantu bashaka n'abakundanye babanye neza muri relationship ariko nyuma gato bigahinduka bigakomera bigahindura isura? Ibyo bintu ujya ubyibaza? Ni ikibazo nibaza, ni ikibazo nakozeho ubushakashatsi, ariko se nawe ujya ukibaza? Reka rero turebere ibisubizo hamwe. Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu, ndavuze ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, abane n'imiryango yanyu, abane n'ubuzima bwanyu, aganze imitima yanyu muri byose mu izina rya Yesu. Yego, buriya iyo mvuze ngo amahoro y'Imana abaganze, iyo ubyakiriye rwose aganza umutima wawe, hari ibikubabaza, hari ibyo ucamo bitoroshye, ariko muri byose ukagira amahoro, ukagira umutekano, ukagira ibyiringiro. Amen. Munyemerere rero dusenge. Data Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, nyir'ibiremwa byose, nkugaruye icyubahiro kandi ncishijwe bugufi imbere yawe, kuko ari we Mana iri hejuru y'ibintu byose. Data ndakwinginze, nciye bugufi kugira ngo mbe mikoro wivugire, unyuzemo ibyo uvugana n'abantu bawe bihumuriza, inyigisho, bumenyi, ubwenge. Data urakoze, urakoze kubiherekesheje imbaraga zawe, kandi bikaba bigiye kuba iby'umugisha n'umumaro n'agaciro mu buzima bw'ababyumva mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngira nti shalom shalom. Nzajya mbahata ayo mahoro kugeza igihe azabagereraho mukayakira namwe. Amahoro Kristo yampaye nanjye ndayatanga. Niyo mpamvu mbabwira ngo naherewe ubuntu ntangira ubundi. Mu byo rero ntanga n'ayo mahoro nahawe arimo, kuko ntabwo natanga amahoro ntarayahawe, ntibivamo, ntibyakora. Nyatanga kubera ko nayahawe, nyatanga kubera ko nyafite, kandi uwo nyahaye akayakira mbiheshejwe n'umwuka w'Imana unkoresha, arayabona pe. Rero hano ni ku Isanamitima, iyo uhageze ubona igisubizo cya buri kibazo ufite. Hano hari ikibazo njya nibaza, nagenzuye, nkoraho ubushakashatsi, nawe ushaka uba ubyibaza nkanjye, kivuga ngo ese ni kuki, ntega amatwi neza, ese ni kuki abantu bashaka n'abakundanye babanye neza muri relationship ariko nyuma gato bigahinduka bigakomera bigahindura isura? Ibyo bintu ujya ubyibaza? Ni ikibazo nibaza, ni ikibazo nakozeho ubushakashatsi, ariko se nawe ujya ukibaza? Reka rero turebere ibisubizo hamwe, nawe buriya uzatubwira muri komenti uko ubibona. Rero njyewe uko mbibona, uko nabikozeho ubushakashatsi, uko umwuka w'Imana yanyoboye, uko ubwenge Imana yampaye bwanyoboye, bwanyeretse, iyo muri relationship, iyo mudetinga, iyo muri mu rukundo rwa fiyansaye, muba muri mu rukundo rwuzuye amarangamutima, rwuzuye emotions, ruri emotional cyane kuruta reality, kuruta ukuri. Kenshi muri icyo gihe abantu ntibabwizanya ukuri. Umusore kubera ko aba atereta, aba afite ukuntu yitwara ku nkumi, adashaka kumwereka ukuri kwe kose, adashaka kumwereka imico ye yose, adashaka kumwereka reaction ze zose, kugira ngo ubukwe budapfa, kugira ngo atabengwa. N'inkumi ni uko, iyo yakunze umusore byashyushye, aba yibombaritse yitwaye gutya, yerekana agasura keza, yerekana ibyiza gusa,
niba ari umuntu utacaga bugufi akiga guca bugufi, niba ari umuntu utajya uvuga neza akiga kuvuga neza, niba ari umuntu wariyakitingaga mu rwego rukomeye akajya abikorera abandi ariko akabihisha uwo bakundana. Muba muri mu rukundo rwuzuye amarangamutima menshi, muba muri emotional cyane kuruta kuri, muba muri emotion cyane kuruta kubwizanya ukuri, kwiyerekana uko biri, which is not good. Niyo mpamvu tubigisha tukababwira ngo muri fiyansaye ni igihe cyo kubwizanya ukuri. Niba uri umunyamujinya ukabwira umusore ukamubwira uti jyewe ngira amahane ariko nubwo unkunda, burangira amahane rwose, sinkunda umuntu unyobora, sinkunda umuntu ungenzura, sinkunda umuntu unkurikirana, uzanshobora. Ariko ni bangahe babikora? Niba hari ababikora ni bake pe. Niba uri umusore ukaba ufite ibintu ukunda, uzi ko umukobwa atabikunda, uzi ko umukobwa bitamushimisha, bimubwira hakiri kare, akwemere ukuri, agukunda ukuri, aguhitemo ukuri, kuruta kuzajya kumwigaragariza mugeze mu rugo. Urugo ruzasenyuka, amahoro azabura. Niyo mpamvu rero iyo mugeze mu rugo muba mugeze muri reality y'ubuzima, muba mugeze mu guhana ukuri, kubwizanya ukuri. Ntuba ukimubenga, ntuba ukimwanga, muba mwaramanitse amaboko ku murenge mukarahira, mukayamarika mu rusengero mukarahira ku bana akaramata ubuziraherezo. Rero buri umwe yerekana ukuri kwe, ni nko kwiyambura ati dore njyewe uko ndi. Hari umusore ushobora kwitwararika agahisha umukobwa kwanywa inzoga, kwajya mu kabari, bagerayo bugacya nimugoroba agataha saa 5 z'ijoro, abageni cyangwa saa 6 z'ijoro, ukuri ko akakugaragaza, kaza yasinze yuzuye inzoga yagejeje hano. Narabibonye inshuro nyinshi, ndavuga ibyo nabonye. Yego rero igituma muri fiyansaye, muri courtship, muri relationship abantu baba bameze neza ari shirika, ariko mwagera mu rugo after marriage, nyuma y'ubukwe, ibintu bigatangira guhinduka, hagatangira rwa rukundo twita power struggle. Nuko buri umwe aba yigaragaje uko ari. Muba mugeze muri reality z'ubuzima, muba mugeze mu kuri nyako. Mugenzi wawe akwihishurira uko ari, akakubwira ati rero ni njyewe uyu. Ugatangira gutungurwa, ugatangira gusa nk'aho ari imvura irimo kukugwaho, ugatangira kumva atari wa wundi wakunze, ugatangira kubona abantu babiri, kavuga uyu niwe nakunze, uyu niwe natoranyije, uyu niwe wa wundi. Wangeraga imbere agaca bugufi, agahindura imvugo, agahindura indebo, agahindura ingendo. Abasore benshi bajya gushaka abakobwa mu nsengero, kubera ko umusore burya ntibazakubeshya akunda umuntu usenga, akunda umukobwa usenga. We niyo yaba adasenga, akagenda akigira umurokore mu rusengero rwose, ariko mwagerayo akarara mu kabari. Isi ubwo ari wowe ubonye umuntu aje agwirira, nawe wari uzi ko musenga, nawe wari uzi ko muzurana umwuka, ukabona aje yuzuye inzoga, wabyifata mute? N'ibindi ntavuze. Hari abakobwa bahisha abahungu ko bafite abana babyaye ari abafiyemeri,
cyangwa abagabo nabo bagahisha abakobwa yuko bafite abana hanze, mwagera mu rugo akabikubwira cyangwa ntabikubwira ukazabimenya ahandi, nta mahoro aba ari bubeho. Nshuti zanjye, mubwizanye ukuri, muhane reality y'ubuzima. Niba ufite indwara uyivuge, niba ufite kamere idashobotse ubivuge. Niba ari umuntu ugukunda koko by'ukuri ari uwawe ntashobora kukwanga. Niba yagukunze urukundo ruvuye ku Mana ntago ashobora kukwanga, kandi niwe yakwanga biruta ko mwajya kubaka urwo gusenya. Nakwanga hazaza undi, kandi buri muntu wese agira uwe umwemera uko ari. Uwo nguwo n'ubundi uzakwanga kubera ko umweretse ukuri ntago aba ari uwawe. Inshuti zanjye, niyo mpamvu n'ibindi ntavuze. Niyo mpamvu ikindi navuga nsoza ni uko muba mwinjiye no mu nshingano. Za sheri ishusho ziragabanyuka, ziranashira. Muba mwinjiye mu nshingano zikomeye z'urugo, z'umuryango, kuwurinda, kuwuhahira, kuwutunga, kuwushakashakira. ntago muzahora muri bebe. Ibyo rero nabyo mugomba kubimenya ko bidahora gutyo. Ntago bihora gutyo, ukagenda ubizi ko bitazahora gutyo. Yego muzakundana, yego muzabana amahoro, yego hari bizakomeza, ariko hari n'ibitazakomeza. Kandekera aho kuvuga menshi si ukuyamara. Njye nuko nabigenzuye, nawe ufite uko wabigenzuye, utubwire uko wabibonye, ariko uko niko kuri. Uko niko kuri. Niko kuri k'ubuzima bwo mu isi, niko kuri k'urushako, niko kuri kw'abashakana. Nsoza, hari umuntu wambajije arambaza ati ariko se mama, umuntu yakora iki, ni umusore, kugira ngo abone umugore mwiza bazasazana iteka? Reka musubirize muri iki cyanditswe nsoza. Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Ndagushubije pe, ibindi byose wabikura ahandi hose, ariko umugore muzima, umugore w'umutima, umugore witonda, umugore mwasazana, umuntu amuhabwa n'Uwiteka. No gusenga ni ukuyoboza Imana inzira, kandi nta kundi Imana izakuyobora. Izakuyobora mu bwenge bwawe, izakuyobora mu byo ukunda, mu byo ushaka kuri uwo mugore. Wagombye kuba warasetinze umugore ukunda, ushaka, hanyuma ukamusaba Imana, iramuguha, iguhuza nawe. Wajya kubona ukabona niwe koko washakaga, bivuze ngo ugomba kubuza icyo ushaka. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, nakagaruka, munyemerere dusoze dusenga. Data Uwiteka Imana, ndagushimye, ndaguhimbaje yuko uri Imana itanga ubwenge, uri Imana itanga amahoro, uri Imana itanga imbaraga, uri Imana itugiriye neza muri iki gihe, ko uduhaye ubwenge ku isanamitima, kandi uduhumurije kandi utugiriye neza. Data, ushimwe ko watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen, amen.